أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro intumwa ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mu bihe nk'ibi bitoroshye, mu bihe nk'ibi Allah subhanahu wa ta'ala yigaragaza, mu bihe nk'ibi abafite ubwenge bagomba gutekereza, mu bihe nk'ibi abafite amaso bagomba kureba, mu bihe nk'ibi abafite amatwi bagomba kumva, mu bihe nk'ibi imitima ifite gutekereza yakarushijeho gutekereza icyo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka kugaragaza. Bavandimwe, ibi ni ibihe bitoroheye buri umwe uwo ari we wese, ku gihugu gikomeye, ku gihugu cyo hasi, ku wari wese ukomeye kuri iyi si, kurugeza kuri wa wundi wo hasi kugeza ubu ngubu wenda waba wabuze n'icyo arya ariko ntawe aregera, kubera yuko buri wese twageze hahandi bavuga bati nafsi nafsi, roho yanjye roho yanjye roho yanjye. Bagaragu b'Imana, ni ngombwa ko buri wese yakarebanya ubushishozi icyo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka kugaragaza muri ibi bihe. Allah subhanahu wa ta'ala ati ba'da billahi minash shaitani rajim وَلَنُذِقَنَّهُمُ الْعَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Abantu tubasogongeza ibihano byoroheje tutari twabamanjira ibihano bikomeye, kugira ngo buri wese arusheho kwitekerezaho. Allah subhanahu wa ta'ala kongera ati ba'da billahi minash shaitani rajim yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nin yughnihi. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah subhanahu wa ta'ala ati mwibuke ko hari igihe umuntu azahunga umubyeyi we, ahunge inshuti ye, ahunge nyina wamubyaye, ahunge so wamubyaye, ahunge buri kimwe icyo ari cyo cyose kimufitiye akamaro. Inshuti azihunge bitari ku bushake bwe, ahubwo buri wese avuga ati jyewe na roho yanjye, jyewe na roho yanjye. Ariko birababaje kuba wenda muri uyu mwanya ko umuntu yaba afite icyo arya, kubera ko muri uyu mwanya wenda yaba atijwe umutekano, noneho abantu bakabigira imikino. Ejo bundi mperutse kubona akantu kari kunyura ku mavideo, akantu umuntu yoherereje undi, umugore ari hirya n'undi ari hino, bashyize ikiyiko ku nkoni ngo bararya ngo bahungana korona. Ariko ntabwo abo bantu icyo bari bagamije wabonaga ari mizaha, ari ibintu abantu bari gutebya. Nyamara kugeza kuri aya magingo abari kubona icyo Allah subhanahu wa ta'ala ari gukora ni abantu bakeya cyane. Bavandimwe, dufatanyije ukwemera, buri wese nareba icyo Imana yamugize cyo, twinjire mu bice wenda bigera kuri 2 wenda byonyine. Gerageza urebe nafsi yawe aho wari uyigereje none ahangaha, mbere yuko usubira ku muremyi wawe, ibyo wamukosereje umusabe imbabazi hakiri kare. Urebe noneho icyo Allah subhanahu wa ta'ala yakugize cyo muri uyu mwanya, ufashe bagenzi bawe bababaye. Allah subhanahu wa ta'ala ati فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, abantu nibaramya Imana, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, Imana ibaha amafunguro mu gihe abandi bashonje, wa amanahum min khawf, ikanabaha umutekano mu gihe abandi batashywe n'ubwoba. Twumve ibibazo Imana ibaza. Imana iravuga iti ba'du billahi minash shaitani rajim قل أرأيتم إن أتتكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Ese ugiye kubona ukabona ibihano by'Imana byatangiye kumanukira ba bandi bakosereza Imana,
cyangwa ukajya kubona ukabona imperuka irakugereye. Hari undi wahamagara mu kanwa kawe atari Imana? Allah subhanahu wa ta'ala akongera akatubwira ati kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ni kuki mwagumya kwidegembya mu mategeko y'Imana? Imana mwica ku ruhande, Imana muri kure nayo. Ese muzi ko hari igihe mutari munazwe mwebwe ubwanyu? Ni kuki twagumya kugira ngo twidegembye mu mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, turenga imbibi z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ati ese kaifa takfuruna billahi, kuki mugumya guhakana Imana? Wa kuntum amwata, muzi ko hari igihe mwe bwanyu mutari muniyezi, mwari abapfu, muri abantu mutazwi. Fa ahyakum, Imana ibaha ubuzima. Thumma yumitukum, ese muzi ko hari igihe Imana izabarangiriza ubuzima. Thumma ilayhi turja'una, Imana yarangiza ikabaha ubuzima mukazongera mukabaho, hanyuma iwayo mukabazaba ariho musubira. Ahangaha bavandimwe, turebe tugarukira amategeko y'Imana. Bantu mutakambira Imana, bantu muri mu mago yanyu, wikwanga n'ibyo ufite none ahangaha ko wenda waba uri kurya uri kunywa, ariko ntabwo uzi ibi bintu biramara igihe kingana gute. Subira ku Mana yawe. Bantu mutakambira Imana, bantu mwicuze ku Mana, bantu mugerageze twicare hasi dusabe Imana, twitekerezeho. Ubu none ahangaha byari igihugu ku gihugu, buri muntu wese avuga ati ibintu byatangiriye mu Bushinwa. Ubu none ahangaha iyo biza kuba ari Ubushinwa bwonyine, ntabwo imibare myinshi y'abantu bari kurangirizwa ubuzima yari kuba iboneka ahandi mu bindi bihugu, yari kuba iboneka mu Bushinwa honyine. Bamwe bati Ubushinwa bwageze gutya, abandi bati bwageze gutya, ati niyo mpamvu Imana igeze gutya. Oya, Imana iri somo irihaye isi yose. Iri somo Imana irihaye isi yose kugira ngo buri wese yicare yitekerezeho. Imana iduhaye umwitangirizwa kugira ngo yo ubwayo tubashe kwitekereza no kugira ngo tubashe kwisubiraho, kubera yuko ubu harimo abari gusaba wenda Imana igiye kudusubiza ubusabe twagumye kuyisaba. Niyo mpamvu mwumva ko rimwe na rimwe hari ahantu bari kugenda babona imiti, ariko noneho Imana iti hariho igihe badusaba bicaye, bakadusaba bahagaze kugira ngo tubavanireho ibibazo bari bafite, ariko twamara kubavaniraho ibibazo bakigira nk'aho batigeze kutumenya. Ari nabyo mu Kinyarwanda bavuga bati ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Ubu koko Imana iza kureka kino cyorezo kikagumya kubaho nk'uko cyari cyatangiye, ubu jyewe nawe twari kuba turi hehe none ahangaha. Ariko Imana igaragaje ko ishobora kuba yazana icyorezo, hakaba hagira abasaba ubusaba Imana, bikaba impamvu yuko Imana yagira impuhwe zayo n'imbabazi zayo ikagabanya ubukana. Genda hamya yuko iri kugabanya ubukana, kubera yuko imibare ntabwo iri kugumya kwiyongera cyane, ahubwo Imana iri twereka yuko nibura dushobora kubona impamvu izo ari zose zatuma ubukana bugenda bugabanuka, cyangwa se imibare igenda igabanuka. Ubu nta kintu turi kubona koko. Kera abantu bageraga gutya, abantu baba bafite umutekano, bakawutsinda, ndetse bakumva yuko bashora intambara hirya no hino. Ariko ubu none ahangaha nta n'ushobora kuba yazitekereza, kuko n'inama ntabwo zabaho abantu bari hamwe, kubera yuko ntabwo abantu bagomba kuba bakora amanama n'ibindi byose. Gasanga igihugu giteye ikindi, gasanga ibi byose, umutekano w'iyi si Imana niyo ifite iyi si mu kiganza cyayo. Nkaba nsozereje hano basaba kugira ngo buri wari we wese nitekerezeho, buri wese nagarukire uwo bari kumwe, buri wese nagarukire Imana ye ayisaba imbabazi. Twese twicuze ku Mana, ntitugire umurengo w'ibyo wenda none twaba dufite turya iminsi 2, 3, 4. Tureba abashonje, abafite imbaraga, mugerageze mugaburire abashonje batari babasaba. Imana ibagirire neza. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.